Imana yamukunze kuturusha. Esiteri yigishije ibintu byinshi, yigishije kubana n'abantu mu mahoro, ariko icyizere dufite mu ko Esiteri agiye ahantu heza. Yitaba Imana nari navuye kuko nari nahaye kwa kane akava mu ijoro ry'uwa gatanu. Ndata Imana akimara kubimbwira ko Esiteri yitabye Imana, ese nibuka ibintu bitatu kuri Esiteri. Nibutse urukundo yankundaga jyewe ubwanjye ndetse na famiye yanjye. Nibuka inseko ye iyo twabaga turi kumwe turi kuganira, uburyo yasekaga agasekana ibyishimo bitari mu muryango. Ikindi cya gatatu, yagiraga urugwiro. Ahantu hose yabaga ari kabaga twasetse, kabaga twishimye, mbese ntabwo twagiraga yo twabaga turi kumwe. Esiteri ni igiko cyane ntabwo cyari gihagije. Muraba neza, banje kubihanganisha kuko mwese muteraniye aha ngaha mufite akababaro nk'ako muri famiye dufite, kuko mwaje kudutabara mufite umutima utanezerewe. Banje rero kubabwira ngo mwihangane kandi tubashimira imirimo myiza mukomeje kutwereka. Nitwa Nsengiyumva Dani, ni musaza wa Esther mukuru, ko ngiye mu muryango mukuru mu bana. Kuvuga amateka ya Esther ni ibintu bikomeye, kugira ngo byose umuntu aze kubishyira ku murongo, ariko ndagerageza kubivuga. Esiteri nk'uko mubibona yari akiri mutoya cyane, kuko ngewe amurikira inshuro ya kane, ni ukuvuga inyuma yanjye yari uwa gatatu. Yavutse ngewe ndi mukuru, ko nabasha kumenya ibiri kuba, cyangwa se nkabasha kumenya ko umuntu yabyaye, nkabasha kumenya ko umubyeyi yabyaye, nkaba nanaterura n'umwana nkabasha kumureba. Esiteri rero yavutse nyuma y'imyaka igera muri 2. Mu rugo nabwo twaragize ibyago byo gupfusha umusaza we, ubwo ni murumuna wanjye. Urumva mu rugo twari twishimiye kubona Esiteri cyangwa se kubona umwana wundi wavutse, kuko harashize igihe kinini tutabona uruhinja mu rugo. Ariko muri 1996 tubasha kubona Esiteri. Yenda byibuka mama yagiye kumubyara, iyo umubyeyi agiye kubyara uko byagenda kose atwara imyenda mikeya kugira ngo namara kubyara azamushyire indi kugira ngo amuhindurire. Icyo gihe rero hari imyenda yari asigaye mu rugo bagombaga kumushyira. Abahazi aho yavugiye Muhura, hari abantu benshi bahazi bari hano. Njyewe rero kubera ko nari mukuru nabashaga kwigenza, hari umudamu witwa Oliva, sinzi niba yaba ari hano. Icyo gihe yari umukobwa, mama amusaba ko yazamuzanira imyenda, ariko nanjye isaba ko twazajyana kujya kureba umwana mama yabyaye. Icyo gihe byarakozwe, hanyuma turajyana kuva iwacu ugera Muhura, harimo akagendo, ariko njye nabashije kushobora kuko twagendaga n'amaguru. Icyo gihe nta terambere ryari rihari, tubasha kugerayo. Hanyuma Esiteri nkimugera iruhande, icyo gihe ndetse mbwira mama, ni mama wabyaye umuzungu, kuko mu muryango wacu mu rugo nta wundi muntu ni nakabonye
wasaga nk'uko Esiteri yasaga. Urumva yari amaze nk'iminsi nk'ibiri avutse, yari afite inzobe ya yindi bavuga ko yaka. Icyo gihe rero nabwiye mama wabyaye umuzungu, arambwira ati oya ati nabyaye abanyarwanda, ariko ndamubwira ni umuzungu uko yagenda kose kuko ari gusa n'abazungu. Esiteri rero yavutse ari umuntu ushimishije, icyo gihe yari ashimishije kumubona byonyine muri ya myenda y'abana yarashimishije biranezeza. Numva nishimiye ko mu rugo twabonye undi mwana, nabonye mushiki wanjye. Esiteri rero arakura akundwa n'abantu, nabivuze babashije kugera hariya, yakundwaga n'abantu bose muri rusange, kuko kubera ko mu rugo nyine ari mu rugo rwa gipasiteri hagendaga abantu benshi cyane batandukanye. Abo bantu rero iyo bageraga mu rugo nta rindi zina batahana ni Esiteri, kuko Esiteri yari shapu cyane. Umuntu uwo ari we wese uje mu rugo byaba ngombwa ko amushyira isume, amushyira silipa, niwe wibukangaga akagenda akajya kubiza. Urumva rero umuntu uwo ari we wese wagendaga mu rugo izina Esiteri yaritahanaga. Rero Esiteri akomeza gukura agera igihe nyine cyo kuba inkumi. Muri icyo gihe cyose Esiteri ari kumwe na mukuru we Rusi, ahantu hose twageraga, kubera ko twagiye twimuka henshi hatandukanye, ahantu hose twageraga Rusi na Esiteri bafundaga korali y'abana. Tuba Gitarama barayifunze, ndetse tugeze n'Ikibungo naho barayifunga. Urumva rero bakoreye mu nzu y'Imana. Esiteri abasha kuzamukira ku birenge bya mukuru we Rusi, kuko bakundaga kuririmba igihe cyose, baba batetse, baba bari gukina, igihe cyose babaga bari kuririmba. Esiteri rero igihe yarakuze aba inkumi, atangira no kujya ajya no muri korali zikomeye z'abantu bakuru, wamureba ukabona niwe mwana urimo, ariko abanyuzemo bose nyine bakabasha kumukunda kuko yari afite igikundiro. Ikintu mwibukiraho, yewe nabashije kubimenya mu ba mbere, kuko nanjye igihe yari arwaye namubayeho kenshi, ndetse n'igihe yitaba Imana nari mpavuye, kuko nari nahaye kwa kane akana ijoro cyo kuwa gatanu. Ndati Imana akimara kubibwira ko Esiteri yitabye Imana, ese nibuka ibintu bitatu kuri Esiteri. Nibutse urukundo yankundaga yewe ubwanjye ndetse na famiye yanjye. Nibuka inseko ye iyo twabaga turi kumwe turi kuganira, uburyo yasekaga, agasekana ibyishimo bitari mu buryarya. Ikindi cya gatatu, yagiraga urugwiro. Ahantu hose yabaga ari kabaga twasetse, kabaga twishimye, mbese ntabwo twageraga twabaga turi kumwe na Esiteri. Akimara kubibwira rero nta kindi, ubundi mu buzima bwanjye ni gakeya cyane njya gushyira ikintu kuri sitati yanjye ya WhatsApp, ariko ibyo bintu narabyibutse, ndavuga nti ikintu cyatuma nuko umutima wanjye reka byandike, nijya nabisoma nanone nkomeze nyine bisome gake gake. Esiteri rero ndi kugusezera, kandi abavandimwe bawe bose uko tuzi turi kugusezera. Nta kindi twakora, nta bundi buryo twakoresha ngo tukugarure, kuko ibishoboka byose barabikoze kugira ngo ugaruke, ariko yabaye ngombwa ko Imana nyine gutwara, nta yandi mahitamo dufite. Imana ikwakire, warayikoreye muri korali Besarere, muri korali Bethesda, n'indi korali yari ngubu yitwa Amahoro. Ndabizi neza ko wayikoreye nta buryarya ufite, Imana izabiguhendera. Hanyuma namwe nagira ngo bakomeze no kugira ngo nyine ntarya iminota, kuko hari ikindi gikorwa kiri imbere. Ndabashimiye cyane nk'uko natangiye kubashimira, nabona cyabashimira. Mwakoze cyane kuza kudufata mu mugongo, kandi mu isi nyine niko bigenda, mwatweretse urukundo.
ntabwo nasoza ntabivuze. Turi kwa muganga narebaga ukuntu abantu batugeraho umunsi ku wundi, ndavuga nti nubwo abantu bajya bavuga ko abantu bakora ibintu bibi, ariko hari n'abantu bakora ibintu byiza. Abantu rero badusuye batuba hafi, tukararana amajoro kubera ahantu yari arwariye nta buryo bwo kuryama ku murwaza bwari buhari. Kwari ukugenda nyine tukagarama hariya, ubundi tugategereza ko bucya. Hari n'igihe bwacyaga tukicaye. Rero abavandimwe, hari inshuti zaje kwicarana ayo majoro, ngiye kuvuga amazina wenda nabandi kurondogora, ariko bariyiza aho bari, ndabashimiye cyane. Twicaranye ayo majoro yose, ijoro rigatandukana no kurireba, bose Imana y'umwijuru ibahe umugisha. Natwe turahari, kuko muri iyi si habamo ibintu byiza ndetse n'ibibi. Uko byagenda kose natwe turahari, tuzabatabara, tuzabashyigikira mu birori bose. Iryo jambo ni ryo nsorezeho, maze Esther uruhukire mu mahoro. Abavandimwe bawe baragukunda, ababyeyi bawe baragukunda, hanyuma Imana yo mu ijuru kwakira Esther. Murakoze. Murakoze kandi nyangane kandi mbere n'abavandimwe bawe bose bakore. Reka twakire hejuru mu Nsine umuramukazi wa Esther. Ndashimira ababyeyi ba Esther ukuntu bamureze. Umuntu uzi kubana n'abantu, yaba abantu azi, yaba nabonye bwa mbere, azi kubana nabo cyane. Mwabonaga Esther yahitaga amukunda. Esther yadukundiye umuryango cyane. Imana yarakoze kubaremera Ndatimana bakabana nk'umugore n'umugabo, ubwo agiye kumara igihe gitoya. Bifuzaga kubona umwana wa Esther cyane, ariko Imana niko yabishatse. Esther turatubanye igihe gitoya rero, amezi 10 niyo twari tumaranye nawe. 21 ukwezi kwa gatanu umwaka ushize. Esther yagiye umugisha wo kwitasana, byaradushimishije famiye twari dufite umunezero wo kubona umwana wakomotseho cyane ko yari umukobwa. Umunsi ajya kwa muganga hari kuwa mbere, kimwe twari twirirwanye kwa Jimensi. Esther afite umunezero, twari tugiye kwa Jimensi, ubwo bari bagiye kumuhemba, tuvuga ko Esther ariko twese dukurikizaho. Esther atubwira ngo murumuna wanjye yajyanye keke yo guha umwana wa Jimensi. Esther atubwira ati nati njya kwa muganga muzambure mume kano gakeke ndagakunze. Esther yagiye kwa muganga kuwa kabiri, ati Imana yaraduhamagaye saa 10 atubwira ko Esther yagiye kwa muganga. Twumvaga ari byiza tuzi ko tugiye kubona mwisengereza wanjye w'umukobwa. Esther bukeye bwaho twaragiye, nyuma baza kutubwira ko umwana yitabye Imana. Esther yarakomeye cyane,
yarakomeye nta kibazo afite. Nyuma nibwo yaje kugira ibibazo aramubyara neza, nyuma aza kugira ibibazo amujyana CH. Yagiye CH kamubonye Esther ukuntu ameze numva ngize agahinda mu mutima wanjye. Minota ni mikeya ariko ni istori ndende. Imana yakunze Esther kuturusha. Numvaga Esther umwana we yagiye kuzakorana na Esther hano ku Gisozi. Numvaga nzajya nkora kwa Esther. Numva binabaye ko najya nica akazirwa kwa Esther ndeba umwana wabo. Umwana wa Esther ariko Imana nibwo yabyemeye. Imana yamukunze kuturusha. Esther yigishije ibintu byinshi, yigishije kubana n'abantu mu mahoro, ariko icyizere dufite nuko Esther agiye ahantu heza. Esther ibintu namuvuga umeze 10 tumaranye, yatubereye umwana mwiza, nta kibi nigeze mubonaho ntabwo ari uburyarya. Esther yarasabanaga. Numvaga ko iterambere rya Ndatimana François rizarushaho gutera imbere kubera Esther yakoraga ibintu byose abishyizemo umwete. Numva n'ikintu cyose bazagerageza gukora kizarushaho gutera imbere kubera Esther kuko yakoraga nk'ikintu agishyizemo imbaraga. Gusa ni byinshi navuga kuri Esther, ariko Imana iheruka ridashira. Igihe tumaranye na Esther ni gito cyane, ntabwo cyari gihagije. Nabwo ubuzima Esther ni uwo kurirwa, no kwibuka amateka ye, buri wese bimutera umusore nk'izi ngizi.